ndashimira Yesu ubwe yarabizi neza misiyo ye ko naho yapfa ko atazahera mu gituro ku munsi wa gatatu yagomba kuzuka. Ni ikirero kivugwa aha ngaha. Ndagira ngo wumve, Imana ikumpere pasika izure ibyapfuye ku buzima bwawe. Imana ikumpere pasika ihindura amateka yawe. Imana ikumpere pasika ikemura ibibazo byawe. Imana iguhe pasika unyurweho n'ibyica usigare uri muzima. Imana ikumpere pasika ubuzima bwawe buhinduke. Imana iguhe pasika, ndagira ngo unyumve aho uherereye, Imana iguhe pasika ihindura ubuzima bwawe, amateka yawe ahinduke. Imana ikumpere pasika. Abayahudi b'ubwabo, abayuda baravuga ngo ubohore baraba Yesu uwo nguwo nabambwe, bavugira icyarimwe ngo nabambwe. Hari igihe kenshi abantu twifuza ngo tuvugwe neza, abantu batwemere, abantu badukunde, abantu nyine badukunde batuvuge neza, ariko ndagira ngo unyumve, abantu nibakwanga ntisiwe wenyine babanje kwanga, abantu nibagusebya siwe wenyine babanje gusebya. Na Yesu baramwanze, ariko Yesu kandi yarabagiriye neza. Yasengeye abana babo, ahaza abantu 5,000, agaburira abantu, ariko baramugambanira. Yesu arapfa, ku munsi wa gatatu arazuka. Ndagira ngo unyumve rero, Uwiteka Imana akumpere pasika kuri iyi pasika tugiye kwinjiramo. Ejo bundi ku cyumweru ni pasika, wenda ntiwari ubizi, ariko kuri iriya pasika uhereye umunsi Uwiteka Imana atangiye azura ibyari bipfuye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uri mu ntambara, wowe uri mu bitaro, wowe urwaye cyangwa urwaje, ndatura pasika ku buzima bwawe, ndatura Passover ku buzima bwawe, unyurwaho n'ibyago usigara uri muzima. Amakuba yose yaraje ku buzima bwawe kunyuraho usigara uri muzima. Ndatura Passover, ndatura kunyurwaho. Imana ishimwe. Bari mu Egiputa, impinja zabo, abana babo, imfura z'Abisiraheli, imfura zo kwa Yakobo, iz'Abisiraheli ziba nzima, uburinzi buraboneka. Ndatura pasika nziza mu izina rya Yesu Kristo. Nyurwaho n'ibyago ari kube muzima, bigusige uri muzima. Ibyapfuye byawe niki cyabaye kuri iyi pasika? Abantu bose Yesu baramufashe, baramujyana. Yesu baramujyana, umva, Yesu baramujyana, bamujyana arengana, bamujyana Yesu baramujyana. Ariko ndabyibuka ibye bisa n'ibirangiye. Yavuze ijambo rimwe, yaravuze ngo umutima wanjye urakunze, ariko umubiri ufite intege nke. Mu gihe nk'iki ngiki, mu minsi dusohoyemo, ndavuga torero nk'umugeni, torero rya Kristo, ndavuga torero nk'umugeni. Ukurikije intambara itorero riri kurwana, birakwiye ko habaho kongera gusenga, tukongera gusenga ibidusengesha bitari byaza. Dore igihe tugezemo, birakwiye ko ubona izindi mbaraga, nyamara zikwiye. Ukwiye izindi mbaraga mu muryango wawe, ukwiye imbaraga mu kazi kawe, ariko ijambo rikuru none aha ngaha, ndagira ngo n'ubundi ijambo turimo dusengeramo ni ijambo rivuga kunyurwaho. Imana ishimwe, kunyurwaho. Muri make bikagusiga. Hari ibyagusize mu myaka yatambutse, ariko ndongera n'ingingo Imana kugira ngo hagire ibigusiga. Ibyari bije n'ibigusige, ibyaguhigaga n'ibigusige, ayo makuba nagusige, icyo kimwaro n'ikigusige mu izina rya Yesu Kristo. Pasika, Passover, kunyurwaho n'ibyago ugasigara. Hanyuma ku bantu bamwe bazi neza ko pasika itwibutsa gupfa kwa Yesu Kristo no kuzuka. Bivuga ngo uwapfuye akazuka. Kuri uyu muzuko rero ndinginga Imana kuri iyi pasika ibyapfuye byawe bizuke, ibyari bipfuye bizuke, ibyari bisenyutse bibe bizima mu izina rya Yesu Kristo. Pasika, mezu yizere ntacyuzayiburana, yo komezu yizere, yo komezu yizere, yo ntacyuzayiburana, komeza wizere, yo ntuyikureho amaso,
ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha uherereye kandi ugubwe neza, ndagukunda. Hanyuma nkuko dusanzwe tuganira kandi nkuko twabyiyemeje, ntabwo tuzaceceka kuvuga ineza y'Imana n'ubuntu bw'Imana, ntabwo tuzabiceceka kandi tuzakomeza kuvuga kugira neza kwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma nkuko mubibona kuri kamera, muri kumwe na Jean Baptiste Papa Bolingo, dushimye Imana ibanye natwe. Hanyuma ndagusuhuje aho uherereye, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, nari mvuze ngo n'abadiaspora ndabasuhuje. Hanyuma kandi dusuhuje abari mu bihugu duturanye, bari Uganda, abari i Burundi, abari Tanzania, turabasuhuje. Ndabizi ari benshi badukurikirana. Turabasuhuje abari muri Congo. Mwese turabizi ko abavandimwe bacu muri Congo hari intambara, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Dukomeje kubabwira ngo ni ukuri uko kwiza kw'Imana kube kuri mwebwe, kandi dukeneye ko amahoro aboneka. Nubwo turi busengere, namwe turabasengera, kandi twizeye ko Imana itanga amahoro mu nzira zayo nyinshi igira, kuko nzi neza ko Imana igira inzira nyinshi inyuramo ije gukora. Imana igira n'inzira yitwa umuntu, bivuga ngo hari ahantu Imana yanyura, hari n'aho Imana yakoresha, hanyuma amahoro akaboneka. Dusabye amahoro, ni ukuri Imana yatangiye mu gihugu cya Congo. Imana ishimwe. Hanyuma kandi turabizi ko hari n'abandi badukurikirana bakavuga muri komantari bakandika, hari n'abandi badukurikirana batavuga, ariko iki ni igihe umuntu usenga ushobora gusenga. Musengere ibihugu byanyu, musengere aho muvuka, kandi musengere n'ibihugu mukoreramo. Ni byiza ko iyo usabye amahoro, kuko impamvu ubu ngubu mfashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nuko aho ndi, ahantu ndi, nuko byemewe. Aramutse hari intambara, hari umuvurungano, umwanya nk'uyu ntabwo waboneka. Niyo mpamvu ari byiza ko dusabira ibihugu amahoro, tugasaba amahoro mu bihugu byose, amahoro akaboneka. Imana ishimwe. Iyo mvuze gutyo mbivuga numva mfite umunezero cyane, ko mba numva ari ibyishimo, kuko dushimye Imana. Tumaze iminsi turacyanakomeza, kandi turi mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana mwumva ko ndi gukoresha Ikinyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda niho ndi. Ubwo rero nshimye Imana, nshimye Imana cyane ko muri kuno kwezi kwa kane, bitewe n'amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, tumaze kandi turacyanakomeza. Twari mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma twibuka ku nshuro 31. Ntabwo rero turabireka, turacyakomeza kwibuka kandi twiyubaka. Hanyuma rero iki cyumweru kirarangiye, turakomeza n'ubundi ni iminsi 100, ariko ntabwo turekera aho ngaho, dukomeza kugenda twibuka kandi twiyubaka. Hanyuma nifuje ko muri kuri uyu munsi wa mbere nganira nawe ijambo rivuga pasika. Pasika, pasika. Nkwifurije pasika nziza, ndabikwifurije pasika ku buzima bwawe, pasika mu nshuti zawe, pasika mu muryango wawe, pasika mu kazi kawe. Muri make turi busenge Imana ikumere pasika. Imana ikumere pasika. Reka mbere ya byose, mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka dusenge. Umwami Yesu Kristo, ndagushimye, ndaguhimbaje kuri umugira neza. Ngushimiye urukundo rwawe. Haleluya, haleluya. Ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye ubuntu ugira butagira akagero. Ndagushimye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Ndagushimye, wakira ishimwe. Ndagushimye kuko uduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe.
unyemerere unkizanye n'abagiye gukurikiranira ijambo, unkizanye n'umusore uri buryumve, unkizanye n'umubyeyi uri buryumve, unkizanye n'umugabo uri buryumve. Mana unyemerere iri jambo ryawe tugiye kumva, buri wese uritegera amatwi unkizanye nawe, kandi imbaraga zibohora, imbaraga zihindura ubuzima zigendere muri iri jambo, zikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo niho nambaje nizeye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ikumera umugisha. Ntabwo turi butinde, ni ijambo ngira ngo nsome rito hanyuma dusengere muri iryo jambo. Imana ishimwe. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyaho cya 18, turasoma n'umurongo wa 38 twigize hepfo gato. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 18 umurongo waho wa 37 twigize hepfo gato, dusome mu izina rya Yesu. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Murongo 38. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kuvuga atyo, aherako arasohoka ajya aho Abayuda bari, arababwira ati, njyewe nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo ko mbabohorera imbohe imwe mu minsi ya pasika. Mbese murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda? Ariko bongera gusakuza bati, siwe dushaka, ahubwo utubohorere Baraba uwo yari umwambuzi. Imana itugirire neza cyane. Dushimye Imana muri kano kanya. Ni ijambo ngira ngo dusengeremo, ni ijambo rivuga ngo hari ugiye kubohorwa, hariho ugiye kubohoka, hariho ugiye kubohorwa. Ni njyewe ni wowe, ariko ndagira ngo unyumve, hariho uwo ijuru rigiye kubohora none aha ngaha. Imana ishimwe. Hanyuma ndavuga ku rubanza Yesu yarimo, ndavuga ku munsi wa pasika, ndavuga Yesu asumirijwe, Yesu arimo akatirwa, Yesu afunzwe. Hanyuma ntiyafungwa wenyine, bamufashe hamwe n'abandi banyabyaha, bamufata bamwagiriza ko yiyise umwami w'Abayuda. Baramufata bamujyana muri gereza, bamufunga ari kumwe n'abandi, arafungwa. Ariko Yesu yaziraga iki? Hanyuma mu gufungwa kwa Yesu, Pilato arimo aca urubanza, aganira na Yesu n'ijwi jambo twasomye, arimo abaza Yesu, anamubaza ati, none se uri umwami? Aramubwira ngo wakabimenye se, iki nicyo cyanzanye ko mpamya ukuri. Pilato aramubaza ati, se ukuri ni iki? Amusobanurira ukuri uko ariko, kuko Bibiliya ivuga neza ku kuri. Yesu yari amaze iminsi avuze ngo mu gice cya 14, yari amaze iminsi avuze ngo igice cya 14 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Yohana mu 6, yari amaze iminsi avuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Bivuga ngo ukuri ni Imana. Yego, ni njye nzira rero igera ku Mana, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Buriya ukuri se ukuri ni Imana.
Mana ishimwe, ukuri ni Imana. Hanyuma se w'ikinyoma ni Satani, se wo gukiranirwa ni Satani, ariko se w'ukuri, umwami w'ukuri, Imana y'ukuri, muri make ukuri ni Imana, ukuri ni Yesu. Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo ninjye kuri. Imana ishimwe. Hanyuma mvuze kuri pasika, pasika yari isanzwe ibaho, pasika yari isanzwe ihari, pasika y'abayuda, y'abayahudi, pasika yari isanzwe iriho ndetse uhereye kera. Ntabwo pasika yabayeho mu gihe cya Yesu, ntabwo ariko pasika yadutse, ahubwo pasika yari isanzwe iriho. Nibuka Abisiraheli mwibuka Misiri, ubwo bari iyo ngiyo, Abisiraheli bari muri ubwo buzima, bari mu buretwa. Hanyuma mu gihe biteguraga kuva mu Egiputa, nibuka neza cyane ko Imana ubwayo yabwiye Abisiraheli ko ibahaye pasika. Pasika bisobanurwa Passover cyangwa se kunyurwaho. Muri make ibyago bikakunyuraho, amakuba akakunyuraho. Muri make Imana iha Abisiraheli bari mu Misiri, bari mu Egiputa, Imana ibaha pasika. Bari babizi neza ko pasika bisobanurwa kunyurwaho. Muri make Imana ubwayo ibaha pasika, bivuga ngo mwebwe ibyago bizabanyuraho, mbahaye pasika. Mwebwe imfura zanyu ntacyo zizaba, mbahaye pasika. Mwebwe muzagira ubuzima, aho abandi bapfira siho muzapfira, mbahaye pasika. Bazabavuma ariko ntimuzavumika, mbahaye pasika. Amakuba azabanyuraho, ibyago bizabanyuraho. Pasika itarasohora, ndavuga mu Misiri, mu Egiputa aho bari mwibuka Misiri, Imana igiye kubaha pasika irababwira ngo mufate umwana w'intama utagira inenge, buri muryango ubage umwana w'intama, buri muryango ubage intama, amaraso muyasige ku nkomanizo z'imiryango, ariko izo nyama muzirye mukenyeye mukwese, kuko murahita muhaguruka, niyo pasika mbahaye. Imana ishimwe. Hanyuma Imana ubwayo ibategurira pasika. Ndi kumwe nawe rero, nagira nkubwire ngo hari pasika Imana iteguye ku buzima bwawe, hari pasika iteguwe n'Imana. Imana ubwayo iteguye pasika. Umva iyi pasika, Yesu ubwe ari kwa Pilato arimo acibwa urubanza. Yesu ubwe Pilato aratora babwira ngo mumenyeye ko pasika itaragera, mu minsi ya pasika ko njya mbohora imbohe. Bivuga ngo pasika, Pilato baravuga ngo hari imbohe igomba kubohoka kubera ko hari pasika ku buzima bwanyu. Hanyuma Abayahudi, Abayuda bavugira icyarimwe ngo ntutubohorere umwami w'Abayuda witwa Yesu, ngo wiyise Yesu ngo ni umwami wacu, ahubwo ubohore igisambo bita Baraba. Ndashimira Yesu ubwe yari abizi neza misiyo ye ko naho yapfa ko atazahera mu gituro, ku munsi wa gatatu yagombaga kuzuka. Ni iki rero kivugwa aha ngaha? Ndagira ngo wumve, Imana ikumpere pasika izure ibyapfuye ku buzima bwawe. Imana ikumpere pasika ihindura amateka yawe. Imana ikumpere pasika, ikemura ibibazo byawe. Imana iguhe pasika unyurweho n'ibyica usigare uri muzima. Imana ikumpere pasika ubuzima bwawe buhinduke. Imana iguhe pasika, ndagira ngo unyumve aho uherereye, Imana iguhe pasika ihindura ubuzima bwawe, amateka yawe ahinduke. Imana ikumpere pasika. Abayahudi b'ubwabo, Abayuda baravuga ngo ubohore Baraba, Yesu uwo nguwo nabambwe. Bavugira icyarimwe ngo nabambwe. Hari igihe kenshi abantu twifuza ngo tuvugwe neza, abantu batwemere, abantu badukunde, abantu nyine badukunde, batuvuge neza. Ariko ndagira ngo unyumve, abantu nibakwanga si wowe wenyine babanje kwanga, abantu nibagusebya si wowe wenyine babanje gusebya. Na Yesu baramwanze, ariko Yesu kandi yarabagiriye neza. Yasengeye abana babo, ahaza abantu 5,000, agaburira abantu, ariko baramugambanira. Yesu arapfa, ku munsi wa gatatu arazuka. Ndagira ngo unyumve rero, Uwiteka Imana akumpere pasika. Kuri iyi pasika tugiye kwinjiramo, ejo bundi ku cyumweru ni pasika, wenda ntiwari ubizi, ariko kuri iriya pasika uhereye umunsi Uwiteka Imana
Imana atangiye azura ibyari bipfuye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uri mu ntambara, wowe uri mu bitaro, wowe urwaye cyangwa urwaje, ndatura pasika ku buzima bwawe, ndatura pasova ku buzima bwawe, unyurwaho n'ibyago usigara uri muzima, amakuba yose yaraje ku buzima bwawe kunyuraho usigara uri muzima, ndatura pasova, ndatura kunyurwaho. Imana ishimwe. Bari mu Egiputa, impinja zabo, abana babo, imfura z'Abisiraheli, imfura zo kwa Yakobo, iz'Abisiraheli ziba nzima, uburinzi buraboneka. Ndatura pasika nziza mu izina rya Yesu Kristo, nyurwaho n'ibyago ari kube muzima, bigusige uri muzima. Ibyapfuye byawe niki cyabaye kuri iyi pasika? Abantu bose Yesu baramufashe baramujyana, Yesu baramujyana, umva Yesu baramujyana, bamujyana arengana, bamujyana Yesu baramujyana. Ariko ndabyibuka ibye bisa n'ibirangiye, yavuze ijambo rimwe, yaravuze ngo umutima wanjye urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Mu gihe nk'iki ngiki, mu minsi dusohoyemo, ndavuga torero nk'umugeni, torero rya Kristo, ndavuga torero nk'umugeni ukurikije intambara itorero riri kurwana. Birakwiye ko habaho kongera gusenga, tukongera gusenga ibidusengesha bitari byaza. Dore igihe tugezemo birakwiye ko ubona izindi mbaraga, nyamara urazikwiye. Ukwiye izindi mbaraga mu muryango wawe, ukwiye imbaraga mu kazi kawe. Ariko ijambo rikuru none ahangaha, ndagira ngo n'ubundi ijambo turimo dusengeramo ni ijambo rivuga kunyurwaho. Imana ishimwe. Kunyurwaho muri make bikagusiga. Hari ibyagusize mu myaka yatambutse, ariko ndongera n'ingingo Imana kugira ngo hagire ibigusiga. Ibyari bije n'ibigusige, ibyaguhigaga n'ibigusige, ayo makuba nagusige, icyo kimwaro n'ikigusige mu izina rya Yesu Kristo. Pasika, Pasova, kunyurwaho n'ibyago ugasigara. Hanyuma ku bantu bamwe bazi neza ko pasika itwibutsa gupfa kwa Yesu Kristo no kuzuka. Bivuga ngo uwapfuye akazuka. Kuri uyu muzuko rero ndinginga Imana kuri iyi pasika, ibyapfuye byawe bizuke, ibyari bipfuye bizuke, ibyari bisenyutse bibe bizima mu izina rya Yesu Kristo. Pasika, pasika, pasika ubwo itwibutsa urupfu no kuzuka bya Kristo. Iyi pasika Yesu azukire muri wowe, ibyari bipfuye bizuke mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mu gihe cy'Abisiraheli turabizi neza ko pasika bivuga kunyurwaho ugasigara uri amahoro. Ndagira ngo unyumve rero, pasika igeze ku gisambo. Reka mvuge pasika ku gisambo. Pasika igeze ku gisambo, Yesu aragicungura. Hari ijambo rimwe, ibisambo ngo byari bibiri ku musaraba. Igisambo kimwe kiravuga ngo wakizaga abandi, ngaho nawe ukize. Ariko ikindi gisambo kiravuga ngo twebwe tuzira ibyaha twakoze, ariko uyu nguyu ni umukiranutsi. Kirisabira nubwo cyari ku musaraba, kiravuga ngo rata mwigisha, nuzagera muri paradizo uzanyibuke, nuzagera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo mukane turaba turi kumwe muri paradizo y'Imana. Nta masengesho y'iminsi 5 yakoze, ntabwo yamaze iminsi yiriza ubusa nk'uko usenga, ntabwo yasenze nkayo wasenze, ahubwo we yarizeye, yizera Kristo ushoboye. Nawe izera Yesu gusa hanyuma dusengane. Izera Kristo gusa hanyuma dusengane. Izera Yesu gusa ushoboye, ni Yesu ushoboye. Hanyuma igisambo kizera Yesu ushoboye, hanyuma kirengagiza ko kiri ku musaraba, kirengagiza umubabaro wo ku musaraba, kiravuga kiti mwami nuzagera mu bwami bwawe uzanyibuke. Cyemeraga Yesu nk'umwami, none wowe umwemera nkande. Cyemeraga Yesu nk'umukiza, wowe umwemera nkande. Kandi ari igisambo kiratura kiravuga ngo nuzagera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu ahita avuga ijambo rimwe nakunze. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari kera, ahubwo mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo y'Imana. Bishatse kuvuga ngo wabona umuntu ameze nk'upfuye, wabona umuntu ukora umupagani,
wabona umuntu muko akiriho iteka ariko mu kanya gato gusa agahura n'imbabazi z'Imana. Ndatura imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, ndatura ubuntu n'imbabazi. Wenda gusenga byarakunaniye ariko none ahangaha fata iyi minota gusa mikeya hanyuma dusengane. Wenda hari ntabwo wari ukijijwe, hari ibyaha intege zagusanze, hari ibyaha wakoze ariko none ahangaha ndagira ngo umenye ko imbabazi z'Imana zije ku buzima bwawe. Ntabwo iyi pasika ari yo gupfiramo, ahubwo iyi pasika niyo kuzura ibyapfuye ku buzima bwawe. Ntabwo iyi pasika ari yo kumwariramo, ahubwo iyi pasika niyo ubutsinzi ku buzima bwawe. Ibisambo byari bibiri ariko igisambo kimwe gusa kiravuga ngo mwami nugezagire mu bwami bwawe uzanyibuke. Ndagira ngo none ahangaha pasika, muri iyi minsi ya pasika tutaragera ku cyumweru, ubuzima bwawe buhinduke. Bitaragera ku cyumweru haboneka impinduka, bitaragera ku cyumweru haboneka impinduka. Wowe uri mu bitaro haboneka impinduka ku buzima bwawe, ibyapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Ndatura impinduka. Ndagira ngo dusengane. Nuko Pilato ari imbere y'abantu aravuga ngo mumenyeye ko kuri pasika mbohora. None ahangaha reka iyi pasika ugira ibyo ubohora, kuri iyi pasika hagira ibohoka ku buzima bwawe. Umwami Pilato aravuga ngo mumenyeye yuko njyewe njya mbohorera imbohe kuri pasika. Iyi pasika hari ibintu bigomba kubohoka ku buzima bwawe, hari ibigomba kubohoka ku buzima bwawe. None ahubwo dusenga werekeze ku biboshye byawe, hari ibyaboshye ku buzima bwawe. Ubwo dusenga ubyerekereho, ubyerekezeho isengesho, uvuga uti mwami bohora urugo rwanjye, bohora ubuzima bwanjye, bohora akazi kanjye, bohora perime yanjye, bohora diploma yanjye, bohora ugira ibyo ubohoza, bohoza iseta yanjye, bohoza ugira ibintu bohoza umugabo wanjye, bohoza sheriwa, ugira ibintu bohoza mu izina rya Yesu. Bohoza igihugu cyawe, ugira ibyo bohoza mu izina rya Yesu. Bohoza ugira ibyo bohoza kuri iyi pasika mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'icyubahiro kandi Mana ishobora byose, none ahangaha ndasenze natuye pasika izura, pasika ibohora, pasika ihindura amateka, pasika ihindura ubuzima, pasika nyatuye kuri uyu mugabo, nyatuye kuri uyu mukobwa, natuye pasika ihindura ubuzima, pasika izura ibyapfuye, pasika itanga ubuzima, pasika itsinda, pasika yihaniza mu izina rya Yesu Kristo. Natuye pasika nikugereho mu izina rya Yesu. Pasika nihindura ibyawe, pasika niguha urubyaro, pasika nituma utwita, pasika nihindura ibyawe, pasika ninesha abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kuri iyi pasika natuye sinzi ku buzima bwawe, kuri iyi pasika, muri iyi pasika, muri aya masengesho ya pasika natuye impinduka mu izina rya Yesu. Pasika nize, hakira pasika, hakira pasika wa mushonji we, hakira pasika wa munyantimba we, hakira pasika wa munyamarira we, hakira pasika ihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimye, ndanezerewe Mana, ndakunezerewe kuduhaye pasika mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Hanyuma birashobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri chaîne ya Jean Baptiste Bolingo TV. Hanyuma n'iki humva rero? Uzahumva indirimbo aho turamya duhimbaza Imana, uzahumva ijambo ry'Imana, uzahumva indirimbo zitandukanye kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma kandi tugasenga kenshi kuba dusubuje abo dukunda gusengana ku isaha saa 9. Murahari ndabizi, mukunda kuduhamagara muti ni umwanya wo gusenga kuri ya sare kadusenge. Hanyuma mwebwe tujye dusengana. Ndabasuhuje abari Tanzania, ndabasuhuje abari Amerika, ndagusuhuje nawe uri muri Saudi Arabia, ndagusuhuje wowe uri muri Congo, ndagusuhuje inshuti yacu iri Uganda, ndabasuhuje abari mu Rwanda, ndabasuhuje abagira umutwaro w'abarwayi, ndabasuhuje mwese bamwe tujye dusengana ku isaha ya saa 9. Hari abo dusengana baduhamagaye, hari n'abandi bajya bavuga bati tujya tubakurikirana mu masengesho. Nubwo twe ayo masengesho turimo turabitegura neza, nibidukundira tumaze kubona amatara
kuri iyo saha turajya dufata video, hanyuma ayo masengesho nayo, hanyuma tujye dusengana, tuzayitegura turebe ko twajya dukora na online saa 9, hanyuma twige dusengana, Imana izabidusoboje. N'uburyo hari ibikoresho tutarabona, ariko twizeye ko Imana izabidushoboza. Hanyuma rero muri pasika turabizi ko hari abanyeshuri, turabasuhuje mukomeze imyiteguro myiza, abitegura gusubira ku ishuri, Imana ibane namwe. Kandi dukomeje kuri pasika kandi kuvuga ngo ubwiza bw'Imana bubane namwe. Amasengesho turayakomeje, ntabwo turekera aho ngaho, tuzakomeza gusenga, ndetse ntabwo tuzageza kuri pasika gusa, dukomeje gusenga. Hanyuma aho muherereye dusuhuje abakristo aho muherereye hirya no hino. Hari abantu benshi bajya bakunda kwibaza ngo mbese Jean Baptista ingendo nyine nduwo ngo nyine ni Hakizimana Jean Baptista. Turashyiraho nimero ushatse kutuvugisha ngo dusengane, n'indi nkunga uko umwami Imana yagushoboza, urabizi neza. Kandi Imana ibanye natwe. Nimugubwe neza rero, Imana ibahe umugisha.